Inshuti namwe avane mwese duhura hano kuri Studiyo Umutware nongeye kubasuhuza. Ni jewe Singirankabo Bikorwa Freeman turi kuganira muri aka kanya. Ndi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC. Hano inyuma yanjye sinzi nimba mubasha kubibona naho twita kuri Capitol Hill. Aha niho abanyamategeko ba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakorera amategeko bakanayigirayo. Ibintu byose bivuye aha ngaha bisakazwa hirya no hino muri Amerika bijyanye n'amategeko. Nkuko rero mubimenyereye uyu munsi ni umunsi nanone nabateguriyeho ikiganiro cyacu kiryoshye, nkaba mbashije kubona aka kanya kugira ngo mwese mbashimire, mbifuriza kugira weekend nziza kandi mbashimira yuko mwafashe uyu mwanya kugira ngo muze kumva, muze kureba iki kiganiro nabateguriye. Ibi rero ntago mbifata nk'ibintu byoroshye, mbifata ku mutima cyane kandi ni nayo mpamvu nshaka kugira ngo igihe muba mwampaye singipfushe ubusa. Nkaba rero mboneyeho n'uyu mwanya wo kugira ngo mbabwire nti mwese abatari mwiyandikisha mukande aho hasi handitse like, follow cyangwa subscribe bitewe na platform muri gukoreraho cyangwa muri kureberaho kugira ngo mukomeze gukurikirana ibiganiro byose mboherereza na nabashyiriraho. Ikindi hano hari kubera iminsi mikuru myinshi hirya no hino, nimwumva urusaku rwinshi ni ukubera iyo mpamvu hari abantu benshi inyuma ya kamera n'aha ngaha ku mpande zanjye bari gukora ibintu byinshi bitandukanye. So nashyizemo ekuteri zanjye hano nazicometse kuri kamera kugira ngo abe arizo mbashe kuvugiramo, nizera yuko urusaku rugabanuka. Hagati aho ngaho rero mbere yuko ikiganiro cyacu gitangira nk'uko mubimenyereye, nje nambaye ukuri, mpumura ukuri, urukundo ndetse n'icyizere. Nkaba ngira ngo mbabwire nti mwe mwese mushaka kureba ko ibi ngibi ari byo, nk'uko nkomeza kubibabwira rwose ni muze munyambura ubusa murebe ko ibyo turi kuganira ari bizima cyangwa se nange ibindimo ari bizima. Ariko mpagaze aha ngaha ndi kuganira namwe kubera yuko nifuza kugira ngo twungurane ibitekerezo, mbungure ibitekerezo, kandi ntago ari ngombwa ko ibyo tuganira byose tubyumvikaniraho, ariko icyangombwa ni uko tuganira nk'abana b'Abanyarwanda kugira ngo dutezanye imbere. Uyu munsi rero tugiye mu kiganiro nabateguriye, ni ikiganiro kijyanye n'imbuto ziturimo. So ndagira ngo ntangire wowe nkubaze nti imbuto yawe ni iyihe? Abatumva imbuto icyo ari cyo nabyita nanone impano yawe ni iyihe? Imbuto yawe ni iyihe? Impamvu rero ndi gushaka kugira ngo tuganire kuri iki kintu kijyanye n'imbuto, iki kiganiro kijyanye n'imbuto zacu, ni ukubera yuko benshi muri twebwe tubaho imyaka yose hano ku isi tutazi imbuto dufite ari bwoko ki, tutazi imbuto ziturimo ari bwoko ki, cyangwa se mutazi impano mufite ari bwoko ki. Nkaba rero ngira ngo tubiganireho gatoya, nibura kuri mwebwe namwe mwiyumvamo uti ariko nanjye nzi ko hari ikintu kindimo ariko ntago nzi uburyo nshobora kukivanaho. Uyu munsi nawe ugira akanya ko kwicara hasi wirebemo imbere, urebe imbuto ikurimo, noneho utangire kumenya uburyo uyivaniramo. So nk'uko nanone nabibamenyereje, nanditse ibintu byinshi hano ngira ngo tuze kuganiriraho. Igihe cyanjye nikiba kitarangiye, igihe cyanjye nikiba gishize, ibi bindi tuzaba tubiganira ikindi gihe, ariko ndagerageza uko bishoboka byose kugira ngo nibura tubashe kuganira kuri byinshi namaze gushyiramo hano. So ntangire rero, imbuto yawe ni iyihe? Imbuto yanjye ni iyihe? Ikintu cya mbere namaze kubona mu buzima kandi n'uyu munsi mbona, sinzi nimba namwe dushobora kubyemeranywaho, cyane mwe muzi imbuto mufite. Iyo ibintu byose uri gukora bitajyanye n'imbuto ufite n'impano ikurimo, ubaho ubuzima butagushimishije cyane. Ubaho ubuzima wumva wiganyiriza, wumva wifuza iby'abandi, wumva mbese wowe utameze nk'uko abandi bameze, kubera ko ubona nta kintu kigaragara kiri kukuvaho. Kandi nta muntu n'umwe uri hano ku isi utaravukanye imbuto, n'umwe. Nawe bavuga ngo uri umusazi, nawe bavuga ngo uri icyo ntazi, nawe batuka, nawe imiryango yanyu idakunda, ibintu nk'ibyo, nta muntu n'umwe utagira impano hano ku isi. Nicyo kintu cya mbere ngira ngo mbanze nkubwire, namwe mbabwire muri kunyumva. Kubera rero iyo mpamvu
umurimo uri gukora cyangwa se akazi uri gukora nimba kadahuye n'impano yawe urimo, ni ngombwa yuko ugomba kumenya ni iyihe mpano mfite, kugira ngo noneho ntangire mfate umwanya ngende gahoro nyijyamo. Kubera ko iyo uri mu mpano yawe, iyo uri gukorera mu mbuto yawe, iyo uri gutanga imbuto yawe, nta bintu byiza bishimisha nk'ibyo ngibyo mu buzima. Abenshi mu bariho uyu munsi bari mu kubeshwaho n'imbuto zabo batanga, bashobora kubibabwira ko nta kintu cyiza nkacyo mu buzima mushobora kugira. Akaba ariyo mpamvu numva rwose ko uyu munsi ni ikiganiro cyiza, kandi nifuza kandi nanatekereza yuko kigirira mwese akamaro, cyane cyane abatari mwigire munabasha gutekereza ko mufite imbuto ibarimo. Ndagira ngo rero mbabwire nti nta muntu n'umwe muri mwe utagira imbuto, ahubwo uba ugomba kumenya nihe mbuto ikurimo kugira ngo umenye uburyo iyi mbuto uyitugezaho. Reka rero ntangire mbabwira icyiza cyo kumenya imbuto yanyu, icyiza cyawe, icyiza cyo kumenya imbuto ufite, sibyo? Kubera ko urabona nimba uri mu bintu bitagize aho bihuriye n'iyo mbuto yawe, nk'uko nabibabwiye, urabaho ubuzima utishimiye cyane. Ikintu cya mbere nanditse hasi, ntago ibingibi bivuga ko ari byo byonyine bijyanye n'ibyiza by'imbuto umuntu aba afite, ariko njye n'ibyo natekerejeho nkaba ngira ngo mbashyikirize. Kandi namwe mwese abafite ibindi bitekerezo bijyanye n'izi mbuto, ikintu naba nibagiwe cyangwa se mwakongeraho, ndabatumiye ngo namwe mucyongereho, sibyo? Ikintu cya mbere rero nanditse hasi kijyana n'imbuto, n'ikiza cyo kugira imbuto, nuko imbuto yawe ikurimo imbere, ibana nawe iteka ryose. Uti sibyo ni ibiki? Impano ufite muri wowe, impano wavukanye, nta na rimwe iyi mpano izigera ikwamagana cyangwa se ngo yigendere. Wahitamo kuyikoresha, wahitamo kutayikoresha, iyi mpano ikurimo, nta hantu na hamwe izigera ijya. Icyo ni ikintu cya mbere. Ni ngombwa rero ko uko umeze, aho waba uri hose, waba uri mu Rwanda, waba uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, waba uri muri Kenya, waba uri Paris, waba uri hehe hose ku isi hose, nimba utazi imbuto ikurimo, ni ngombwa ko umenya imbuto ikurimo, kandi umenye n'ako gaciro iyo mbuto ifite, kubera ko twese dutegereje imbuto yawe. Twese dutegereje imbuto yawe. Kandi nanemera yuko uyu munsi uriho kubera ko imbuto yawe ikenewe uyu munsi. Iyo iyi mbuto yawe iba idakenewe uyu munsi, ntago wari kuba uriho muri iki gihe. Icyo mu Cyongereza nakwita you are in the right time and the right season. Uri mu gihe nyacyo cyo kugira ngo imbuto ikurimo itugereho twese. Imbuto ikurimo uyisohoremo, twese tubashe kuyigeraho. Ni ngombwa rero ko ufata umwanya wawe ukamenya ari imbuto bwoko ki ufite, iyo mbuto ukayitugezaho, sibyo? Ndabona nanone nk'uko twatangiye mbibabwira, ya minota yacu ituma ngomba gufata break imaze kongeraho. Ndagira ngo rero mbabwire nti turakomeza, kuko iki kiganiro gishobora kuba ari kirekireho gatoya, ariko ndagerageza kwihuta kugira ngo tubashe kuganira ku byo nabateguriyeho byose bijyanye nabyo. Hagati aho ngaho, nk'uko mubisanzwe mubimenyereye, mwese ndagira ngo mwohereze comment, mwandike aho hasi icyo mubitekerezaho, noneho dutangire duhuza ibitekerezo. Mwiyandikisha abatari mwiyandikisha, mukande like, mukande follow, mukande na subscribe, kugira ngo tubashe kuganira. Kandi mu minsi iri imbere ndi gushaka ko ibi biganiro byose tubikora en direct, kugira ngo mu gihe turi kubirecordinga bihite bibageraho ako kanya. Ni jewe Singirankabo Bikorwa Freeman, hano kuri Studiyo Umutware. Uyu muri iyi afternoon cyangwa muri iyi nyuma ya saa sita, ndi hano i Washington DC, akaba ariho iki kiganiro ndi kukibategurira. Ndabashimiye cyane mbivanye ku mutima. Turasubira mu kanya gatoya nyuma yuko dufata iyi break.